uyu munsi turi kumwe na Afrique nongeye kuguha ikaze umeze neza Meze neza cyane kabisa umeze neza cyane meze bon maze iminsi waratwihishiye hehe oh abantu bazambaza ngo uko Afrique tutamuheruka ntago nahinduye akazi ntago narimbihisha ariko nahinduye akazi n'ubundi narindi mu muziki narindimo ndakukinga something big abantu bankurikirana hafi barabizi ko ngiye kubatamo ibintu byinshi cyane ntago nari mbitsimbye nihishe mu bindi bintu narindi n'ubundi mu studio ngenda nkreatinga yego uvuga ngo uduhishiye byinshi cyane kabisa Afrique ntabwo ndi kubaza ibibazo byinshi ahubwo ndakureka abantu bibuke Afrique uwo ari we Afrique abantu bajya kumenya ni ihe ndirimbo wibuka kandi ubwo urayibuka uhita unayitubwira ho gatoya indirimbo yakugize Afrique mu Rwanda abantu bakakumenya indirimbo yangize Afrique ni nayo breakthrough yanjye yitwa Agatunda. Anytime you want me call me reka abanze nabakoze ibijya gikunda twagiye Anytime you want me call me uranyirahira no mu bandi ragukoma vibes ububandi Afrique no baranzi baby ga pull up on me ture wankunze nta moni nta body nta kiniki yeah cyangwa nuko za stop sinjye mora ndi ready yeah wankunze nta moni nta body nta kiniki yeah cyangwa nuko za stop sinjye mora ndi ready turaza kwirira Agatunda turaza kwirira Agatunda yeah turaza kwirira Agatunda yeah turaza kwirira Agatunda Afrique yeah Afrique ni izina ryawe cyangwa ni izina ry'ubuhanzi ni izina ry'ubuhanzi kuki wahisemo Afrique tuzi ko ari kontina nyine no mugabane kubera iki wahisemo nta gisobanuro kinini cy'ikintu wenda cyabinteye kwita Afrique natangiye kubyita niga muri high school ndakomeza mu kigo bakaba bazi ko ndi umusani bita Afrique nyine Afrique byavuye kuki utahisemo irindi zina ugahitamo Afrique mbere kubaza imbuga zanjye nkoranyambaga najyaga nita Joshua Afrique numvaga nyine nshaka kuzaba umuhanzi uri ufite ahantu ahuriye ku buryo umuntu wese uzajya umbona niyo naba ndi ahandi hantu hatari muri Afrika azajya ahita avuga ati uyu ni umunyafrika ava muri Afrika naho ngaho byaturutse hanyuma iriya ndirimbo umaze kuririmba urayishyize hanze abantu barayikunze wahise ukurikizaho iyihe ese nkurikizaho indirimbo yitwa Lompe ngize ngo ni akanyenga hari yitwa akanyenga yego nayo irahari nzirindira iyo ngiyo akanyenga let's go walai kukubura ni koto udahari ubuzima ni nabwo jesi nkukundira koco uru rukundo si urwa mayibobo ese ni nguhamagara uraza urandaza ese ni nguhamagara uraza turabisoza maze kwihera akanyenga erega ndagukunda aho babara ndahakanda ndahatinda uraza kubikunda urabikunda munichemba Afrique ndagukopa akanyenga walayi Afrique niwe wiyandikira indirimbo yego ndaziyandikira hafi urebye ukunda kwandika kuzihe topic nkunda kwandika nshingiye kuri story ijya kumera nk'ari ari true story zambayeho ariko mu by'ukuri ntago ziba zarambaye ariko uyu muntu agerageje ku understanding ahita avuga ati mwana biriya bintu bishobora kuba byaramubayeho ndeba ibintu biba muri societe rusange
biri based ku rukundo se cyangwa ku bundi buzima busanzwe. Afrique akura yakunda guhe muhanzi ko twese dukura buri wese abakunda indirimbo hari n'uzavuga ati nge nta muhanzi nakunda ko sinakundaga indirimbo ariko abantu benshi burya bakunda indirimbo wowe ni uwuhe muntu wavuga guti uyu muntu ndamukunze? Nakuze nkunda abahanzi benshi ariko navuga mu bo nakundaga by'umwihariko na n'ubu ndacyamukunda bitewe n'akazi akora agakora neza, umuntu bita Bruce Melody, umuntu bita Debe bo mu Rwanda. Ariko Melody kabisa, shout out to him, yarabinkoreye kuva kera. Yabaye nk'umwe mu bakwensipiye. Ndagira ngo turimbire imwe mu ndirimbo ze kuko uravuze uti naramukundaga cyane. Ako ibyo byo byose ntago naburi indirimbo ni nyinshi guhita mpitamo. Ngira ngo uravuze cyangwa urayifite hari ushaka kuririmba itari yawe mu ndirimbo uvuga ngo iyi ndirimbo yo nyiririmba ndaneze ivuga ngo ntundize. Nakunze indirimbo ze nyinshi cyane ariko ntundize twihute. Umunota umwe kumara tutari kumwe biranzengereza bikambuza gutuza, ubuzima uduha ibyo dushaka gusa turihangana, ubu bibaye ngombwa kumba ngusezeyeho nubwo nta mbaraga, reka mbigerageze. Gira ikiniga wirinde kurira, uramusurize wanera amarira kandi ndi umuntu w'umugabo. Shala kuri Bruce Melody kabisa. Urakoze cyane. Ni Afrique twari turi kumwe, wakoze kubana natwe, wakoze kutwinjiza neza muri weekend. Nabonye ugiye gushyira hanze album twihuse kubera ibintu ari kumbwira ngo irasoje. Ngiye gushyira hanze album yitwa In to Stay, izaba iriho indirimbo nziza bizi neza ko bazakunda. Hariho amakorabo n'abandi bahanzi bari international ba hano mu Rwanda. Iminota yagiye nari kumentioninga amazina ariko tuzajye kubareba tumenye abaribo. Bazaza kuri listening party yanjye iri kuri tariki 30 z'ukwa 11. Ayo makuru arahagije. Ayo arahagije. Uduhaye impine cyangwa se inshamake. Afrique ukomeze waguke ugere kure hashoboka. So much. Ndabashimiye cyane. Yego.